Vumbura TV Rwanda. Mu karere ka Karongi umugabo wari umaze iminsi yinginga umugore we ngo batera akabariro akabyanga yiyahuye. Umugabo wo mu karere ka Karongi yapfiriye mu bitaro bikuru bya Kibuye nyuma yo kunywa umuti wa kiyoda usanzwe ukoreshwa mu kwica udukoko mu myaka. Byabereye mu mudugudu wa Kimana, akagari ka Kibirizi, umurenge wa Rubengera ku itariki 6 Nyakanga 2025 ahagana saa 6 z'amanywa nibwo umugore w'uyu mugabo yagiye kumugaburira asanga yikingiranye mu cyumba. Ahamagara ubuyobozi bw'umudugudu, buhageze busanga hari kunuka kiyoda, bwica urugi busanga yamaze kunegekara. Ubuyobozi bwahise bushaka ingobyi ya kinyarwanda ndetse n'abahetsi bumujyana ku kigo nderabuzima cya Rubengera, nacyo gihita kimwohereza ku bitaro bya Kibuye, ari naho yaje kugwa. Saa 4 z'igitondo ku itariki 7 Nyakanga nibwo uyu mugabo yapfuye. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo, aho nta handi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona amakuru atandukanye ndetse n'ibiganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu. Abaturanyi bavuga ko uru rugo rwari rusanzwe rubanye mu makimbirane, aho umugabo yashinzaga umugore we kwanga ko batera akabariro, umugore agashinza umugabo we kutita ku nshingano z'urugo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kibirizi Habimana Viateur yabwiye Igihe dukesha iyi nkuru ko uru rugo kandi rwari rufite amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma. Yagize ati bombi umwe yashinzaga mugenzi we kumuca inyuma. Igitifu Habimana yasabye abaturage kwirinda icyatuma biyambura ubuzima, ko ahubwo ubonye ibibazo byamurenze yajya yegera ubuyobozi bukamugira inama. Nyakwigendera asize umugore ndetse n'abana 3. Andi makuru kandi tuyakomereze mu karere ka Musanze. Umugabo yasanzwe mu nzu yapfuye, bikekwa ko yishwe n'inzoga yanywaga atariye. Ryambabaje imyaka 35 wari utuye mu kagari ka Nturo, umurenge wa Rwaza, mu karere ka Musanze, yasanzwe yapfiriye aho yacumbikiwe na mubyara we. Birakekwa ko yishwe n'inzoga nyinshi yakundaga kunywera mu ndanzi. Amakuru avuga ko ku itariki 6 Nyakanga 2025 yari yiriwe anywa inzoga mu tubari two mu isantere ya Gasyata. Ku mugoroba w'iyo tariki ngo inzoga zari zamurenze, nibwo yacumbikiwe na mubyara we kugira ngo aruhuke. Bukeye bategereza akabyuka baraheba, bagiye kureba aho yaraye basanga yapfuye. Umwe mu baturage yabwiye Imvaho Nshya dukesha iyi nkuru ati uyu mugabo yari asanzwe akora imirimo y'ingufu nk'iy'ubwubatsi, ariko iyo atashye atahanywa inzoga zitandukanye zirimo urwagwa, imbutabuta, cana rumwe n'izindi. Ejo ubwo yari yazahaye cyane kuko yatashye bamurandase. Undi muturage nawe yagize ati hari ubwo yazaga atinze avuye mu kabari akananirwa no kurya neza, ibyo nabyo bishobora kuba byaramushegeshe. Nzi neza ko ejo hari aho yagiye mu bukwe bamuha ibyo kurya arabyanga. Abaturage dukwiye kwirinda inzoga zitujuje ubuziranenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza Nkurunziza Post avuga ko atahamya nyirizina icyamuhitanye. Yagize ati nibyo koko urupfu rwa Ryambabaje rwatunguranye, nitwemeza neza impamvu nyayo yatumye apfa, ariko amakuru y'ibanze yerekana ko yari yagiye mu kabari. Umurambo we wasanzwe mu cyumba yari yacumbikiwemo na mubyara we. Umuyobozi w'umurenge yavuze ko kuri uwo murambo wa nyakwigendera woherejwe ku bitaro bikuru bya Ruhengeri kugira ngo ukorerwe isuzuma hamenyekane icyamuhitanye. Ryambabaje asize umugore n'abana 2. Abaturage bavuga ko uru rupfu rwababaje benshi kuko yari akiri muto. Dukomereze mu karere ka Nyanza. Umugabo yatemye mugenzi we bapfa umugore. Umugabo w'umudugudu wa Gisando mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza arakekwaho gutema mugenzi we bapfa umugore. Ibi byabaye ahagana saa 4 z'ijoro zo kuri uyu wa 6 Nyakanga 2025, aho uriya mugabo ukekwa yagiye wahasanga undi mugabo, akaba yari afite amakuru ko uwo mugabo amuteretera umugore ndetse bakaba baryamana, maze ahera akafata umuhoro amutema ku rutugu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yatangaje ko RIB yatangiye iperereza. Ukekwaho iki cyaha afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana, naho uwatemwe yajyanywe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo yitabweho n'abaganga.
Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ukunze ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.